Bakunzi ba Jungle Time Show turabashuje cyane twizere ko mumeze neza twizere ko meze neza aho muhereye mu bice bitandukanye byose by'igihugu cy'u Rwanda abari mu Ruhango abari mu Majyepfo abari mu Majyaruguru abari iburasirazuba abari burengerazuba abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abantu bari muri diaspora twizere ko muri aho mumeze neza cyane nahandi rero turi muri cya kiganiro cyacu inshuti nyanshuti hamwe tugenda tukaganira n'abantu bafite ibibazo tugafatanya gushaka ibisubizo ndetse haboneka abantu Imana ikorera mu by'ukuri bakaba babasha gutanga igisubizo cy'uwo muntu bakaba inshuti nyanshuti. Aha rero mu Ruhango twahuye n'umusore ufite ibibazo cyane atubwira ibintu byinshi bitandukanye uburyo ari imfubyi uburyo yaba mu buzima bugoye cyane ubu ngubu akaba ariho mu buzima mbese bumuhangayikishe yumva ko isaha n'isaha ashobora no gupfa. Reka n'umusore ukiri mutoya reka tumubahe abibwire. Murakoze nitwa Niyomugabo Fideli nuruka mu karere ka Ruhango umurenge wa Ruhango akagari ka Nyamagana. Ikibazo mfite kinkomereye aho ngeze none ahangaha narabyirengagije ariko uko ngenda ngira imyaka y'ubukure ngenda nanaremba nagateganyije iterambere ahubwo kugira ngo ndigereho ahura n'inzitamizi nk'izi ngizi z'uburwayi amenyo arandembeje harimo yamonzwe hano nikuje abiri iringiri rije kandi mu mwaka umwe. Ubwo bishatse kuvuga ngo umaze kwikuza amenyo angahe? 6. Amenyo 6 yose. Ese iyi misatsi ufite ko tureba ari imisatsi imeze nka dread niyo wateyeho cyangwa ni imisatsi yawe? Ni imisatsi yanjye pe kubera nkunda gukora akazi ko kwikorera ubwatsi bw'inka akazi ko kwikorera amabuye nyine nshaka ubuzima kugira ngo ndamuke nabyarangiye ndetse kwiyogoshesha kuko nikoreye nk'amabuye cyangwa ubwatsi mfite uno musatsi nashyizeho n'ingofero numva ari sawa nago bingika. Ntago hashobora kuzamo imyanda nk'inda cyangwa n'ibintu bitandukanye? Ibintu byose byitaho iyo witayeho nago ibyo byazamo. Mu by'ukuri iyo mu bigaragara ubona ko uri umuntu ubayeho mu buzima busa naho bugoye cyane bitewe n'uko watubwiye ko wabayeho n'imfubyi ubu ngubu utazi n'ababyeyi bawe. Umumeri nyine nawe nabyirutse ari umuntu wibereye mu bibazo byo kuburana amasambu najya kwiga najyayo naga ibyo bimureba icyo reba nuko mbona agahita nkoresha imirimo nkayikora nagera hanze abaturage ati dore wa mwana wari unaka utagira gihinda ngajye ku ishuri bakamagara bakanyihera akazi cyane cyane ko kera n'ibintu byo kwiga bitari bishishikarijwe cyane. Ubwo birangira mbaye marine yo ku muhanda nditunga imwe na rimwe inzara yanyica naraye hanze nkaba ngo umwumbati w'umuntu bigeze kunjyana mu ikebero nakuye imyumbati ndagenda mahurira n'ubuzima nagisurwa naki ndavuga ati mbonye igifungo ukuntu ari kibi nta muntu uzongera kumfunga nzemera nge nkorera umukire mwahirira inka nikorera amabuye ibintu byose ariko aho bigeze ibyo narabyakiriye ndanabyishimira ariko uburwayi mfite ubu nibwo bumbangamiye ndakorera udufaranga ukwezi kwagira ngo kurageze nkabandwaye iryinyo. Ubuzima bwo ku muhanda wabayemo bwari bukumereye bute? Nine nukuburara ugahekenya ibyo ubonye kugira ngo ubuzima bukomeze ukanywa ibyo ubonye. Mbese bivuge ngo wanararaga hanze? Wagira amahirwe gusa umaze kwandika izina ko nzi gukora nago abantu nago nyiri marine yo hanze nkorera mu baturage nkahirira inka zawe ukama ibyo kurya ukamemba make ariko nagiye kwanduranya. Wigeze ugira amahirwe yo kumenya ababyeyi bawe? Umubyeyi nzi n'uwo nguwo nyine nzi wankuye mu kigo cy'imfubyi ibipapuro mfite bigaragaza ko yansinyiye nanamubyiye hari n'igihe ubuzima bwagenze neza mfite uduceri ndamubyiye ati se ko mfite amafaranga yagura nk'utubati 3 wamaye ahantu nzagashyira ngo narakuze ngo nzihigire ngo ibyo yarashinzwe yarabirangije abafashe ibipapuro yamfatiyeho urumva arabimereza ibyo narabibitse nabyo ndiyakira nyine nemenyera ko ndamaze gukura ubundi wakwiteza imbere. Ubwo ngubwo ikibazo rero mfite kimbangamiye ni iki cy'amenyo cy'uburwayi ku buryo uramutse ubonye nk'abagira neza bakufasha kwivuza byagufasha cyane? Yamfasha cyane nakutera imbere nanjye niba nkorera 20 ku kwezi ukwezi urumva najya nizigama 10 nkambaramo 10 urumva nazashyira nkabona akagare nanjye nkajya nyonga nkikodeshereza iyo nzu nkabaho neza. None se ubundi amazina yawe bwite na yahe? Niyomugabo Fideli nayo uwo mubyeyi yanyise. Umubyeyi ni wakwise Niyomugabo Fideli.
niwe ufata nk'umubyeyi wawe ariko nawe ntabwo mukibana ubu? ntabwo tubana kuko iyo turi kumwe kubera mbyuka ngenda njya kwihigira, sibyo ko ngira ugeza no kumukorera iyo mirimo we sayishima akavuga ngo ibyo nakoze byose ngo ahanini yari amembye ngo ninkagira icyo mubaza, kuko hari ukuntu nabaga nyine nk'umwana mu rugo, umufundi yaza nko kubaka mu rugo nkabona nimugoroba nyihereye igihumbi nanjye nkavuga ati mama arankunda, ariko simenye ko icyo gihumbi agenda kibara ibyo kazageraho akabinyurira n'iki. Newe ndagerageza mufata neza pe nk'umwana mu rugo wagorowe bimeze neza, ariko nyine mbona sibivamo. Nanjye uko nkura ngenda nekereza nera imbere, ariko ngira ibitekerezo byinshi, ndavuga ati ndabona ikiza ari ukugenda nkishakira kibura nabona n'akagare nazajya ngenda nkagera mu rugo nkabashyira umunyu n'abuzukuru be, nanjye nkiberaho gutyo. Niyo najya niryamira mu nzu ihari mu rugo, n'ubundi mu maherezo iyo mvuye mu kazi k'inka numva naniwe ndagenda nkiryamira mu nzu ihari iri aho mu rugo itagira urugi nkaherezamo nyine. None se ubu ngubu wenda ni urugero, uramutse ubonye nk'abagira neza bakavuga ati uriya muntu tugiye kumwishyurira umwuga, kuko urumva kwiga amashuri asanzwe byaranze, bakakwishyurira nk'umwuga, wumva wakwiga nk'uwe mwuga? Umwuga naje kuwiga mbura ubushobozi, nahisemo hari umwuga usaba ibintu birenze, nize ubuhinzi n'ubworozi. Ubu guhinga ni igihingwa nyitaho kikabyara umusaruro wa nyawo. Wari wabyize mu gihe gitoya? Igihe cy'umwaka. Uretse uwo mwuga w'ubuhinzi n'ubworozi, undi mwuga washobora nko kubaza cyangwa se gusudira cyangwa se kubaka, wumva wahitamo nk'iki muri ibyo? Ubu ngubu ngewe mbonye ubundi bushobozi bujya kwiga undi mwuga, ariko ubuhinzi nibwo nsigaye mbona buri ku isonga. Mbonye ubufasha nkabona abantu bamakazi bakanyerekaho ubutaka nunganyiriza ubutaka n'inka nk'izo ngizo, nyine ibintu by'ubworozi nabikora fresh. Bivuze ko ngo ubonye nk'umukire mukorana akaba afite ubutaka akaba afite inka, ku buryo muzajya mubona ifumbire mugakorana, ugatanga ubwenge ugatanga imbaraga, nawe agatanga ubushobozi bw'amafaranga ndetse n'ubutaka, mu by'ukuri wagira ku nzozi zawe cyane. Narabigerageje nkajya neza karoti nziza ishimishije, nayigeza ku isoko hano mu Ruhango bagatangara. Ubwo nakantu kangana gutyo nahingagaho mu rugo, ariko impano yanjye mu rugo kubera nabo mbona ari abantu batifashije, uwo mubyeyi kubera ibyo bibazo by'isambu bamutwaye nawe nasanze yifitiye, mbona ntago ari kureba talenti yanjye y'igikorwa mfite n'impano mfite, niko guhitamo kujya kubikoreshereza ahandi. Nagera ahandi bakanyahiza inka n'iki, nagerageza kubabwira uburyo nzi guhinga kinyamwuga ngo wapi mani ngo ntago waje guhinga, jya kwahira agira gutya. Ubu bintu by'ubuhinzi kandi nibyo mba numva nakwita, iyo nka nkayita ariko byibura mvuga ngo nahinze igihingwa cyanjye ejo kizera. Nanjye ibyo bintu by'ubuhinzi babyigiye he? Ku kigo ngororamuco cya Iwawa. Wagiye ni Iwawa? Ufite amateka maremare cyane. Kigali. Tereka njye Kigali ndebe ko ubushobozi wenda ariho bwamira. Ndagenda nyine mba marine yaho bisanzwe, mpora n'umuntu anyihera akazi ko kujya ndarira ingurube nkanazitaho. Noneho nyuma nza kugira ibyago njya gutora ibiryo by'ingurube mpora n'umukwabo. Ubu ngubu ufite certificate y'Iwawa? Ndayifite gukiri kumwe n'ibyo byangombwa byanjye uwo mubyeyi yamaye yamfatiyeho yanjugunye ngo nimuvira we narakuze ntacyo nyimubaza. Ubuzima bw'Iwawa bwari bumeze bute? Iwawa barakubita bakigisha, ukahava hari ikintu ushoboye gukora. Ubwo uwo mwuga w'ubuhinzi n'ubworozi niho nawigiye, kuko hari abantu benshi bavuye Iwawa basigaye bazi kubaka, bazi kubaza neza, ukabona biteje imbere. Nanjye nzi guhinga, mbonye ibikorwa ahantu mpinga nkabona ifumbire, nakwereka umusaruro ufatika. Urabyumva ko ubizi ibyo bintu, urabisobanukiye kabisa, kuva waranabyize urumva urabizi? Ndabizi igihingwa uko mba nzi ngo niba ari karoti cyangwa watermelon cyangwa karoti cyangwa mba nzi santimetero ngomba gushyira mu gihingwa cyacyo nyine. Nagiye mbona n'abantu bavuye Iwawa ibintu babigirayo benshi baba baranabimenye cyane. Kuko ibintu bakwigisha umwaka aricyo kintu wiga kandi ubyiga ku kiboko, nta bintu byo kuvuga ngo ngibyananiye. Nta gusibira, iyo utsinzwe urakubitwa. Gusibira hariya no gukora amakosa. Iyo utakoze amakosa ugaragaza ko wahindutse pe, barakureka ugataha batitaye ku manota ufite, ariko
ndumva tuba ibintu wize umwaka nta kuntu wabura amanota meza. ese umuntu njya ngira amatsiko umuntu uvuye iwawa disipurine mu by'ukuri iriyongera ishobora kwiyongera? Ni ukuvuga ngo disipurine umuntu ahanini bariya baragorora, ariko nasanze haba abantu batajya bavugira disipurine uko wamukorera kose. Disipurine umuntu ayihabwa n'Imana wenyine bitewe n'uburyo wisanze ku isi. Nta buryo leta igiteganya bwo gufata wenda gukora nka koperative nk'abo bantu bavuye ikabashyira hamwe ikabatera inkunga nko mu bintu by'ubuhinzi cyangwa se ibyo byo kubaza cyangwa n'ibindi bitandukanye, ko urumva ayo mahirwe yari agiye ahari ku kimwebwe wowe nta byabaye? Yego, ayo mahirwe arahari, barayaduhaye. Batubwiye ko iyo teresifika wemerewe kugenda ugakora umushinga ukayiguririzaho 500 ukazishyura 2,500 mu gihe runaka, urumva. Ariko nabaye nyibikoze uwo mubyeyi kubera nawe ari umuntu wifatiye amakeredi muri leta arimo imyenda, ndamubwira ati se waje ukansinyira ko nakoze umushinga, ngo ibyo si bindeba, ngo nakareka ngo sugiye kuzajya amafaranga ya leta bakanyifungira. Si bazamfunga gutubona reba ino karoti nejeje niba akantu kangana gutya ngakwema 15,000, urabona mfite imiringoti 2, ayo mafaranga yashya gute nanoroye n'iryo tungo, urumva 2,500 kuyishyura mu mwaka yananira cyangwa 2 ko baduhaye igihe gihagije. Numva nyina nereye utwatsi, ibyo nabyo birambabaza bincinege, ndavuga ati teresifika ngerekanye bike sita agaciro kubera Imana izongereza n'agaciro. Gusa icyo twabwira abagira neza nuko hari umuntu ushobora kuba yagufasha mu bijyanye no kwivuza, mu by'ukuri gufasha ngira ngo niba yabutunyuzaho cyangwa se yabukunyuzaho, ushobora kuba ugira nimero za telefone kwa mwavugana. Nta nimero za telefone mfite kuko ubwo hari nk'umuntu ushaka kugufasha yaduhamagara twe tukazaza kukureba. Ubusanzwe utuye he? Ubusanzwe nuye muri Nyarusange ya 2, urumva. Akagari ni Nyamagana, ahangaha aho iwacu turi mu Ruhango, umurenge ni Ruhango. Ubwo muri Nyarusange ya 2 uvuze ati niyo mugabo Fideli, ndazwi nyine ndazwi, wumve ngo ahubwo mbaza nguzwe mu buhe buryo, ni uburyo bunzwimo n'ubwo buzererezi nyine. Ndetse n'uwashaka ko mukorana mu bijyanye n'ubuhinzi nawe ndakeka nabwo ari uburyo bwiza ashobora kukuvugisha cyane. Rwose ndabyumva cyane. Ni byiza cyane. Wumva ufite inzozi zo kuzashaka umugore? Inzozi nari nzifite, ariko ibi bibazo byo kurwara ngenda ngira bigenda binca santima no kubana n'abantu nyine nge mbabaye, mba mbona talent yanjye nakwitekerezaho imbere cyane, nitekerezaho uwo munsi nageze. Umbese nta n'ibintu by'umukunzi, nta mukunzi ufite? Wapi, nta na telefone ngira, mba nshaka gukora akazi ko mu kire neza, nkatuza nkagendera kubye. Ibintu byo gukundana subwo amayinite nayakora he nkorera ukwezi. Nibyo birumvikana kabisa. Nibyo gusa ndumva ufite inzozi nziza, n'umufite ufite ibitekerezo bizima. Mu by'ukuri ubonye umuntu ugufasha gushyira mu bikorwa izo nzozi zawe ndetse n'ibitekerezo byawe, kandi ufite n'ubushake, bishobora kuba byavamo ikintu gikomeye cyane. Yego, ndakuze imyaka 30, urumva utabashije kumenya icyo uri cyo, ntago utayimenya aho ntago waba uniyize. Dusoza rero ikiganiro cyacu n'iki wasaba abantu? Ikintu nasaba abantu bankorera ubuvugizi nkivuza nkagira naho mbarizwa, kuko ubwo urumva uwo mubyeyi wanjye yamaze kunyereka ko nta kibanza azama, mudugudu mugeraho akambwira ngo ubufashe ngo nihaboneka intunga ngo zambwira, nuko mbayeho pe. Ikintu wabwiye abantu se bamara kugeraho cyangwa se bamara gukira bakirengagiza abakene bakafata nkaho nta gaciro bafite, wowe wababwira iki? Imana yonyine niyo nababwira bajye bumva iby'Imana ivuga, kuko ngewe ntago banyumva ni batumvishije Imana. Aho Imana ivugira turahazi ni muri Bibiliya, bamaze kugera muri Bibiliya byose birashoboka, niho biteraniye. Ubwo rero reka dusoreze ikiganiro cyacu, ndakeka dushobora kuzongera tugahora tukagana mu gihe bibaye ngombwa, wenda tuje kuguhuza n'abantu bashobora kugutera inkunga cyangwa se n'abantu mushobora gufatanya mu bikorwa bitandukanye byo kuba washyira mu bikorwa iyo mishinga yawe, cyane cyane iyo y'ubuhinzi, kuko ari zo nzozi zawe kandi numvise ubikunda cyane. Ndabikunda cyane.
ya bakunzi bacu rero reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha tubabwira ko uyu musore akeneye kabisa umufatanyabikorwa mu bijyanye n'ubuhinzi kuko ni ibintu yumvamo, ni ibintu afite certificate yakuye Iwawa kabisa. Ufite ubutaka ukaba ufite ubushake no gukora business y'ubuhinzi, dore ko ari business igezweho, watubwira tukabahuza kabisa, mushaka gukora ikintu gihambaye kuko afite umwete ndetse n'umurava wo gukora. Ciao na dushore ikiganiro cyacu rero naho ubutaha muri Jungle Time Show mu kiganiro inshuti nyanshuti.